Mana ntiyakubwira ngo izaguha inzu y'amazi n'umuriro, hari n'abafite n'ubushobozi batabigeraho, wowe rero uri guhera kuri zero aba ari ikibazo. Ariko kubera ko buri Imana yacu nijya ibeshya, yikubwiye ibikubwiye, wowe icyo usabwa ni ugusenga ku byo Imana yambwiye ibintu byinshi. Yambwiye ko ubundi risezerano ry'inzu nari ndifite. Yego. Kuko nagiye gusenga, umuntu arambwira ati mbonye uri mu nzu nziza ifite amazi n'umuriro byose. Nyakubahwa Madamu Jeannette rwose Imana imuhe umugisha, yongere imuhe umugisha we n'umutware we, izabaho uburambe mu kazi, bakomeze batugirire neza nk'uko bangiriye neza. Genda sabura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka mbashimire abantu mwese mudukurikiye, reka nizere ko mumeze neza cyane aho muririye hose. Turi muri rwa rugendo n'ubundi ni Samu Gakire, kumwe na Jerry, ariko n'ubundi tuba turi kumwe na Gift Restaurant iri mu mujyi wa Kigali, iri mu nyubako ya Kigali City Tower. Bafite service n'amafunguro bimeze neza cyane. Ubwo urahanyarukira ni ku ruhande rurebana na Tedemiri cyangwa se station itagikora, hejuru ya Tekino niho Gift Restaurant iherereye cyane. Uyu munsi twakoze urugero n'ubundi tujya Nyamasheke. Muzi ko mu minsi ishize ari inkuru zari ziri gucicikana mu binyamakuru by'uburyo Fabrice yahawe inzu n'ubundi yari imaze igihe yemerewe, ariko murabizi nyine ibintu byo kubaka bibanza gufata umwanya no kubitegura. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'umubyeyi we, mama wa Fabrice. Muraho neza? Amakuru ni meza. Meze neza cyane. Yego yego. Abo ngobo hano turi iwawe. Yego. Ubwashize twari twaje tugusura hari mu icumbi, none wabonye inzu yawe, urumva umeze ute? Neza nyine byishyiraho nyine nawe uri wowe tawe bafite. Uyu ugereranyije, hari uburyo Fabrice yajya tuganiriza mu biganiro bya kera akatubwira ngo ahantu mwabaga mbere, cyagiye ajya avuga ngo yigaga Imakoko, aho hantu mwabaga hari hameze ute? Yari inzu imeze ite? Yari y'amategura. Y'amategura? Yego. Mwarayikodeshaga? Oya. Kari gato ariko rakacu. Nta muriro? Nawe nta n'amazi. Habagamo sima? Oya. Kari gakoze nyine. Imana iraje irabikoze. Mugani wa Fabrice ati bivuye ku bwenge Imana yampaye n'umunwa wanjye uhimba imivugo, none ikugejeje hano. Yego yego. Ibintu byo kwishimira cyane. Ibi bintu iyi nzu bamaze igihe kinini bayemereye Fabrice. Uyibonye ndumva haciyemo nk'ukwezi kumwe. Ya mbere kwa karindwi barangiye ukwezi kuzaba kurangiye n'ejo bundi. Bayubatse igihe kingana gute? Ibyumweru 2. Ibyumweru 2 bayirangije. Haribwo inzu niyubatswe na Sakarere. Bafatanyije n'umurenge. Iyi nzu abantu bibuke ko Fabrice yayihawe. Yayihawe mu gihe yajyaga i Kigali. Yari yayisabye. Ubwo akarere kaseze mu bikorwa icyifuzo Fabrice yari yatanze, nkuko n'ubundi mu byo yari yasabye bibiri, mwibuke ko harimo ukwiga neza, akaba harimo no guhabwa inzu. Byose rero amaze kubibona, ni ibintu byo kwishimira cyane. Fabrice ubona niki kinamaze kwiyunguraho mu bijyanye no kwishuri kuva yajya mu kigo cyiza? Birimo biraza. Biri kuza. Kuko nyine uko byasa kose aho yigaga naho yiga ubu biratandukanye, kure nta n'amahuriro. Imakoko. Ese Imakoko ko biriya bintu yahavugaga kuko niko bimeze nk'ibihugu. Hari uburyo yavugaga ngo nyine umwana ajya kwiga saa 4 ntibangire ngo barimo ntibazi Icyongereza, utuntu nk'utwo. Ntabwo ibyo nabimenya, ariko Imakoko nyine ni ikigo nyine barigisha, ariko nyine hamwe nabo bisubiyeho uko bigishaga mbere, bose ko bigisha nabo bisubiyeho. Aho Fabrice yabatereje abantu, ariko ubwo
Oya, simbizi niyo kuko mpamvu- ikiriya kigo cyabo cyaramenyekanye cyamenyekanye mu bijyanye no kutigisha nk'uko Fabrice abivuga avuga ati makoko nta kigenda nabo basigaye bigisha ariko dasigaye ava n'abana batsinda. makoko ubwo naho tuzahasura tuzajya kubareba turebe uburyo bisigaye bimeze nzi ko abantu baba bafite amatsiko yo kumenya ngo ikigo cy'imakoko uburyo kimeze ikigo kibereye ahantu ukuntu nyine uzabasura nta kibazo. hariyo mama Fabrice ubwo iyi nzu bayiguhanye n'ibiki n'ibiki ifite ibyumba bingahe ifite ibiki n'ibiki Ifite ibyumba 3. harimo icyawe cy'abana n'ibikoresho n'iyi salo twicayemo. Yego. Igikoni cyo Igikoni nacyo nyine ni icyumba kimwe nyine na dushe na wese. noneho hakaba hari n'amazi ikigega cy'amazi wabo ni byiza gifata amazi yo kunzu kuko nta hantu yari bwamanukire hari mu kw'abandi bashyize ikigega nyine cyo gufata amazi yo kunzu ariko ukaba uzajya unanayakoresha. ntabwo wayapfusha ubusa byo nk'ubu gihe cy'izuba sibyo ko wenda narayitagwa ariko amazi ntabwo yabura ikintu amara mu gihe cyayo. Hirya yo kubona inzu ubundi buzima bumeze bute mama Fabrice? ubuzima nyine bwo bukomeza buragoye ariko nyine buranakomeza umuntu ufite aho ataha. buryo ufite aho utaha urashakisha ugakora uduki ibintu byose bikagira. Fabrice yari kumbwira ngo atinya inzara cyane. niwe wa mbere ibiryo bidahari umwana regabura nubwo bimeze kuriya byamaye kuriya wenda akaba afite n'ubwenge ako burane n'umwana ntago abantu bajya banabyemera. Abantu bose baba bavuga ati nyamara gake nusubira kureba mu Fabrice uzamubaze neza ngo igihe Fabrice yavukiye kuko gutona ubwenge azi n'ibintu ntango avuga ngo ashaka kuba afite imyaka myinshi kugera muri 20 kanaye ni 13 harya ni 13 yari kuzuza. Abantu bati rero Fabrice ati nta muntu wahinze ari umwana tibayimuhaye kubera ari mukuru. umwana Fabrice ntabwo ari mukuru rwose. Yego arazinduka akunda ishuri ku buryo nta kintu umubwiriza cyane rwose abyuka akaraba yambara agenda. Wow. ntajya akererwa ku ishuri mbega. Abantu baranabyumva ko Fabrice amaze kugira uburyo ateramo imbere mu cyongereza no ku ishuri n'amanota amaze gutera imbere biba bimeze neza cyane. Ku ishuri se ujya ubikurikirana ujya ku ishuri rye? njya musura ku ishuri kuko aba ari itegeko gusura umwana ku ishuri bakakubwira ibyo atumva isomo atumva cyangwa se atiga neza cyangwa se nawe ukavuga amakosa wenda afite mu rugo ku ishuri nabo nyine bakagufasha. Ugereranyije mu bandi bana hano bavukana cyangwa se baturanye ubona ari umunyamurava mu gukora iki cyane Fabrice? Imirimo yose ashoboye arayikora afite abona yishyizeho umwete ni wa mwana ushobora kubyuka akavuga ati mbo ngiye koza ibyombo njye ku ishuri mbyogeje sigaze no gukoropa agafata amazi agakoropa undi rero yarangiza koga akajya ku ishuri. Fabrice yigeze akora ikiganiro aravuga ngo baramugonze ngo kera twari dutuye ahantu nyine ngo umuzungu n'umuzungu n'imodoka yari ijyanye n'ibintu by'imishinga y'amazi iramugonga kuko yarambwiye ngo hari ukuntu nyine ngo atari ameze neza amaguru ye barayagorora. nta kibazo banza gifite wenda nuko kubera ko yarakiri muto nyine wenda byamudindije mu byari bimeze gute? Yari yaramugaye yamaze igihe atagenda. Yagize nk'imyaka ingahe? Nk'imyaka 8. Oh yes. Atagenda? Baramugonze nyine ariko bamugonze nyine amaze yari umwana ugenda. No muri uko kugenda burya bamugongera ahantu mu cyaro nyine nta n'umuntu uhari. Imodoka burya twitwana yimenya. Irigendera ariko abandi ngo ni imodoka ngijyanye n'ibishinga y'amazi. Nyine ndavuza ako ntabwo yari yamwangiritse nyine kwa kundi nyine imodoka ikubita umwana akagonkiriye yaravunika nyine amavi ariko ndakandisha no kwa muganga nyine mbona arakize nta kibazo mbona ntabwo byamugize banzaho ingaruka no kwa muganga se ko ni ikihe gihe wari uri kwa muganga harya
bamuvura warabuze ubwishyu n'icyo gihe kuko hari no hari igihe ari mu gihe ngo wigeze kuba uri kwa muganga ari nacyo gihe po mubyara yabaye nkaho atemera kugufasha. Fabrice Gebere byo biragoye mu kuvuka kwe. Urabona ko umwana avuka akicara agakambakamba, yamara gukambakamba akiga guhaguruka. We rero ntiyigeze akambakamba. Burya abana bashyira amavasi bagakambakamba, we ntiyigeze akambakamba. Yagendeshaga ikibuno nyine ku mwana wo gukambakamba, akize amavasi akambakambisha ikibuno. Ubwo nubwo iyo modoka kumugonga gutyo nuko yagendaga. Noneho nyine bihita bibabwimbwe neza nyine asubira inyuma kubera n'icyo kibazo yarahuye nacyo. Nibwo nagiye kwa muganga nyine buriya kugira ngo mveyo, nagurishije akantu k'umunani wacu bari bamubwira ati twebwe nta kintu twagufasha, tugiye kuguha akantu kawe ugende uvuze umwana wawe, ibyo ni akazi kawe n'umwana wawe uzirwarize. Ako nari ubuzima icyo gihe nari mbayemo kandi ako kantu ndakakangiriye akamaro nkabona ni ikibazo. Nta mituweli icyo gihe nagiraga nyine ndagatanga. Njyanda nyine njya kwa muganga n'amafaranga aba makeya, ariko maheraho nyine bansabira imbabazi sosiyale y'ibitaro nyine nsabira imbabazi mpereye kuri yande nari mbonye nyine ndataha. Ubu kuba ubonye iyi nzu ntubikesha Fabrice? Namaze kugurisha ako kantu kandi ndakana mbere n'umwana ngurishije umunani wanje kugira ngo mvuze umwana uzamfashe undengere nange nzabone aka kantu, kubera ko buriya iyo umuntu abyaye kabiri ari iwabo aba ari ikibazo. Naravugaga nti se uko nako nari mfite nakarebyeho ko kagiye bizagenda ute. Nyine ndasenga nyine hamwe n'ibyo Imana inkubiyemo ka kantu nagurishije Fabrice kugira ngo avurwe, Imana irakampaye. Ubwo no kuvuga ngo mu cyifuzo wari ufite cy'uburyo akantu wari usigaranye ko guhingamo ko kugira utukagurishije uri kumuvuza mu isengesho, ibibara nkaho ari Imana yagushumbishije. Yaranshumbishije pe. Kuko nyine bahaga abandi nubwo kari gato twari dufite, bahaga abandi bakavuga ati wowe warahagurishije kuvuza abana bawe. Yego. Nta kindi nakongeraho nyine. Wow, murabyumva ni byiza cyane, ni ibintu byo gushima Imana. Mama Fabrice akavuga ati ntabwo byari byoroshye, aho nari mfite akantu nari nsigaranye kanyuma k'umunani narakagurishije ndi kuvuza Fabrice. Nyuma yo kumuvuza nasabye Imana ko izancira izindi nzira nkongera kubona, kandi noneho wasanga wari uyisabye umurimo wo guhingamo. Njye nayisabaga umurimo nyine. Urabona uko byagenda kose umuntu afite akana ahinga, ufite abana akaba ari byiza kurushaho. Yego. Uzasarura ibishyimbo cyangwa se niba nagimba kumenya ngo uzasarura imyumbati. Ariko nyine utahafite ukagira ubuzima bubayemo, wari uzi kurya uvuye guca inshuro buri munsi waba utabonye aho ujya gukora ubuzima gucana muziko wapi. Ariko burya iyo ufite aho ukora, iyo ubonye akazi bari byiza, ariko nutakabonye ujya hahandi hawe ntubura uko wabigenza ngo ijoro ripfe. Ariko icyo gihe ubwo urukundo ubuzima bwabaye bubi nyine, kubera ko nta kintu nari mfite mperaho, kwari guhera kuri zero kuva hasi kugera kuri icyo bita kuri zero nyine. Ariko mbibamo nyine. Fabrice arakura agize imyaka ye 9, 10 niho yatangiye. Igihe abantu batangiye kumubona, ndumva akavideo ka mbere ari kuririmba ngo ndavuga wa musaza n'ibiki abantu barakabonye. Yari afite imyaka y'8. Hari atari yamera neza. Ari kujya yagenda. Nibwo yaratangiye kujya yagenda. Nyine agenda ntabwo ubona nta bumuga afite. Mbere yaho nyine abantu bakambwira ati umwana ashobora ko afite n'ikibazo cyo badayimoni. Agenda nyine ndasengesha, ariko mugo gusengesha najya gusenga Imana ikambwira ijambo ryiza kuri we. Ngati njye musengera. Ndasenga, yumva ndabyambara, ibihuru ndabyambara nyine ndi gusenga. Umusengera. Niki Imana yamukubwiragaho? Imana yambwiye ibintu byinshi.
yambwiye ko ubundi risezerano ry'inzu nari ndifite yego kuko nagiye gusenga umuntu arambwira ati mbonye uri mu nzu nziza ifite amazi n'umuriro byose kandi mbonye wicaranye n'abantu bakomeye. ukajya uvuga ati ibi bizaturukahe nyine hari igihe Imana ikubwira ibintu ukabikererwaho ukabitekerezaho bitewe n'iki n'ubuzima ubayemo. Munavuga ngo nzaguha inzu y'amabati nta n'ibihunda ufite wumva nyine ntaho byava. yego Imana ntiyakubwira ngo izaguha inzu y'amazi n'umuriro hari n'abafite n'ubushobozi batabigeraho, wowe rero uri guhera kuri zero aba ari ikibazo. Ariko kubera ko buri Imana yacu ntijya ibeshya, yikubwiye ibikubwiye, wowe icyo usabwa ni ugusenga ku byo yakubwiye ukabisengera. Icyo nakoze nyine ni ukubisengera, ndasenga sinarambirwa, wenda nubwo nagezagamo nkanarambirwa wenda kubwo gucika intege rw'ibibazo mu isi, ariko hamwe n'ibyo Imana yasohoje isezerano. wow narayishimye iri mu ijuru. kuri Fabrice uretse isezerano ry'uko Imana izaguha inzu, wari uzi ko azamamara gutya? Nari mbizi, yarambwiye ko ifite umwana izancishaho inzira zayo bikazamuka mbega akaba ari igisubizo gituruka. noneho hari n'ibindi byinshi kuri utegereje. Birahari kuko mfite n'isezerano ko atari ahangaha nzatura, nubwo ariho ndi ariko siho nzatura, hari ahandi nzajya. wow ni byiza cyane, ni ibintu byo kwishimira. nizere ko n'ubundi kirimo neza mu kubisengera utacitse intege. nizere ko bya bihuru wambwiraga wajyagamo ahandi hose wajyaga ugiye gusenga utamaze kubona iyi nzu uvuga ati birarangiye. ubu nubwo najyayo. noneho rero nk'umwana wawe, burya umubyeyi areba umwana akabona hari uburyo ari gutandukana n'abandi. Fabrice watangiye kubona ko ashobora kuba yihariye ryari? iki yakoraga muri uko kurwara yararwaye, aho yabaga yicaye n'ubundi yaravugaga. noneho rero burya ko ari duturanye n'umugabo bita Gilbert, yarimutse yagiye za Kigali, akabona batambutse akabavugisha utugambo, ati se mama bari abana bako bajya mu ishuri, ngiye kuki mutanjyana mu ishuri? Garagize imyaka nk'ingahe? Yari afite muri 6-7. Barabana ko ari abakire, ko uzi bafite ubushobozi bwo kujya kwiga. Ubwo nyine papa babaga batambukanye nyine n'amagurude n'udusahane bagiye ku ishuri kwiga garidiyene. Arambwira ati nanjye ngomba kujya kwiga. Nkabona byo nta n'igihe nabibonera nyine ko ubuzima nari nifitiye muri iyo minsi. Ariko umwana akomeje kumpata ihoni, ndavuga nti ibi ntabyo. Ubuzima bubi mfite ndimo muri aka kanya nuko ngewe ntageze amahirwe yo kwiga neza mu gihe cyanjye, ariko nza kwiga neza busi uko mba meze. Nanjye njya gukora ku muntu Nyamasheke, korera ku mafaranga 700, amakora imibyizi 4, ariko mu mafaranga maye nkajya njyaho make andi make nkayabika. Yego. Burya ngura igitambaro cy'ishuri cy'umwana cya garidiyene, mugurira agasahani, ndamujyana ku ishuri ahantu hari garidiyene. Ni umukobwa wari warize ariko ntiyabona akazi, amera nk'uwishakiye umurimo, yifondera agashuri akigisha abana ahantu kuri garidiyene, kuko nibajyaga nabo bakamazu tuzu oni garidiyene. Umwana w'umukobwa rwose ubu yarasigaye nigisha garidiyene no mu Ityazo, bamwita Esiteri, yaranashatse yarashyingiwe. Esiteri ndagenda ndamuganiriza ikibazo mfite, ndakimuganiriza, arangije arambwira ati se nyine nagufasha iki ko nange ndi gushaka amafaranga, kibikoresha bigeraho mbigura nabigura gute se nta mafaranga? Mugana ariko hano hakeneye isuku, wanahama njye mu kintu cyo guhemba amafaranga ya buri kwezi, njye nkajya nkora isuku n'abana biga. Yego. Umwana wanjye akiga, noneho nanjye igihembo cyanjye cyo kumurihirira kikaba yasuku nkora hano. Esiteri ntabwo yangoye, yarabyemeye. Mbo nkaba nzi ngo umwana ariga. Yego. Ubwo kwishyura wakoraga amasuku. Umwana ariga, amaze kwiga burya Imana imuha n'umugisha pe, ahigira amanota meza. Mwarimu arambwira ati kugira ngo ukomeze kuri uruhare rwo kwishyura hano, umwana afite amanota meza yo kumwimura akaba yajya mu wa mbere, mujyane mu ishuri. Ambirote amaze kuyima, mujyana mu ishuri, mugejeje makoko baramwanga ngo ni umwana, ngo ntago mu ishuri aho bacukiriza abana. Uracutse umwana ukamuzana mu ishuri, hano niho ducukiriza abana.
hano ntabwo ari muri garidiyene ijyana umwana muri garidiyene kubera ko yaramaze gufata icyongereza ho gakeya baramuganiriza umwana reka da abarimu ahubwo umunyeshuri n'uyu nguyu baramurwanira no deregiteri ahagarika abarimu mwari nawe muhagarika amabara ati hitamo umwarimu uzakwigisha umwana hitamo umukecuru bita Ntoniya wigisha Makoko ndamuzi twaranamusuye twagiyeyo ubwashize ko yambwiraga ko umuzana yashidikanyaga imyaka ubwo rero Ntoniya nyine yigishiriza umwana neza kubera ko twagendaga ducumbika burya biza kuba ngombwa ko tutagicumbika ahantu biga Makoko bamaze kuba kure aho tugeze tubona Nyamasheke ariho hafi muri Nyamasheke ajya kwiga naho birangora kujya Nyamasheke ariko burya kubera ko numvaga ari ibintu bindimo ko ngomba gushakira Fabrice ubushobozi akiga mu bukene bwanjye kakiga kameze nk'agasazi kakiga mu buzima bubi ariko kakiga umwana ariga burya garidiyene ho nawe nkubicamo rimwe nkabona ibiryo ajyana ku ishuri irindi rimwe simbibone mwarimu akamuha ku bindi biryo by'abandi bana bafite ubushobozi babibonye akaba ari byo aryaho ariko nyine kubera ko Imana yari iri kuvuga ati niho fondasiyo y'ubuzima buri umwana yiga nabi ariko ariga kugeza ubwo nyine muri aka kanya atakiri kwiga nabi nawe arya neza ku ishuri nk'abandi nta kibazo yareba mugenzi we akamwisangamo atari bimwe byo kwivuga ati umwana afite uko ameze nanjye mfite uko ameze ubwo rero ukumva ko Imana yo ikubwiye ngo uzarya ubu uzarya noneho reka turebe bamubona ko we yambwiye ko ngo hari akantu yaririmbiye umuntu ngo w'umusirikari ari ku rukiko rw'Inyamasheke niko kabaye nk'agafungura imigisha yose ya Fabrice yagiye ku rukiko ahabuze ari urukiko hasigaye ari umurenge agenda agiye kuvoma amazi ku bigega akaraba agiye ku ishuri mwari mutuye hafi ya hariya twari ducumbitse ahantu bita abo hahoze ku isoko rishaje rya Rwesero ku Rwesero noneho ahageze ahasanga abasoroviye bazanye abanyururu kuburana nyine aho ku rukiko nyine yisabira amazi abasoroviye nyine baramusuzugura ati se aka kana gasa gutya gahingutse no gusaba amazi nakahe abashinzwe atari ku mwana muri kuvuga muramuzi ati uyu mwana sisebye ko mumureba asa gutya ubwenge afite mwebwe ejo nazabatwaye nk'ibyo mutwaye none nkarabwira ngo abase ngo baranzi ngo nimubiro ngo nimunyera amazi ngo nikarabire kunigire ku ishuri ngiye ngo nzaheka izirenze zizanye abasirikare nyine baravuga ati umwana sema baramuganiriza ati ngaho turirimbira tereka murabanza mume ku mafaranga nabona baririmbira nta mafaranga mu maye ati turayaguha ubwo yabaririmbiraga iyo ndirimbo nyine bamuhaye igiceri bamuhaye amafaranga icyo gihe ubwo nyine ibiceri nyina byarabizana arambwira ati Imana nakerere kujya ku ishuri sigarana ya naya ibi biceri nanjye ibindi ngiye kubitegesha nihute njye ku ishuri nakererewe kubera ko ahantu kuva aho twari turi ajya ku ishuri ari rimwe akagenda ubwo nyine umwana abasirikare baranezeza cyane avuga ati ibintu tutabishyize kuri YouTube ntacyo twaba duhombye barabyoherezaho gutyo nyine baratambuka nyine gasa nabi kamba twenda ducagaguritse nuko yazamutse hashize igihe mbona abantu baje kunsura mu rugo basanga nyine ndi Kavimvire bo ku karere oya baraturutse i Kigali tibaje gushaka bakaza nyine berekana ya foto nyine bakoherejeho nyine kambaye gasa nabi hari undi musaza Imana yampereyeho umugisha muri iyo minsi nyine akabona gasa nabi ko bita turi mube Ezira w'i Kigali gukora mu bijyanye na kompasiyo nabo ngo yarakabonye kuri YouTube gasa nabi ngo yumva agize intimba cyane kandi yumva agize ishyaka ryo kuzamenya iwabo w'uwo mwana uwo musaza nawe rwose Imana hamwe ni mu buzima busanzwe bujyanye n'ibyerekeranye mu rugo by'imibereho n'imirire ku ishuri yahise amfasha aravuga ati uyu mwana nzajya mufasha yiga arya nk'abandi icyo gihe ho byari bikenewe ibyo kurya ku mashuri bitaratangira kuba yaboherezaga amafaranga nanjye nkayajyana kuri resitora ahantu saa sita abana bakarya bagasubira ku ishuri batiriwe badiha amaguru n'ubu na n'iyi saha buri uwo musaza ni ukuri Imana ijya imuha umugisha imukomereza amaboko imuha uburambe mu isi kubera ko ajya mfasha
abana bakiga ku ishuri nyine inzara ntibarye. Burura mungu wanjye mukuru abona ko ari mu wa gatandatu, ariko iyo muhamagaye nkamubwira nti mubyeyi wanjye bimeze gutya na gutya ku ishuri umwana kugira ngo yige, umve ntiyiga avura turi mube, ahita abikemura akambwira ati umwana najye ku ishuri nk'abandi. Niwe muntu rwose akabimfasha nta kindi arebaho, atavuze ati hari izindi nyungu, ari ukugira gusa kugira ngo umwana yige abone amahirwe nawe yige neza nk'abandi. Imana imuha umugisha cyane. Ijye imuha umugisha izamwongerere Mana. Ikindi bavuze ko ngo uriya muvugo abantu bakavuga ati uriya muvugo ntabwo ari Fabrice wawihimbiye, we mu bana niwe wawuhimbye kuko uriya muvugo yagiye no kuvuga kwa perezida. Ngese nabishobora. Buriya Imana yo mu ijuru yavuze ngo urarya, ushobora kuva hano mu nzira muri aka kanya wowe ubwawe ugatekereza akavuga ati ariko ubigenze gutya ntibuzima ntibwahinduka gutya. Ye Fabrice ajya gutangira uriya muvugo ndabyibuka, nari mvuye ahantu mu kiraka, arambwira ati ngewe ndashaka kuzajya kwa perezida. Sinabiha n'agaciro kubera ko buriya yamwigira utugambo turyoshye, sinabiha agaciro pe. Ndavuga nti se uzajya kwa perezida uri uwuhe? Wowe twebwe dutuye nyine aho hirya iyo Nyagashinge mu matarasi. Yandika ibintu arabicwanda nyine by'abana, ariko yava ku ishuri akicara bari muri focus akicara akabijyaho akabishira bikukuntu naravuga ati se uyu mwana nyine twamufashe iki? Mugabo wanjye yanga ati buriya umwana kuba yitekerereje ikintu reka tumufashe tumwandikire neza ku rupapuro biyikuriye mu mutwe wabijyane ku Vice Mayor wabimutumye. Nje Vice Mayor sinari muzi ku karere sinari mazi nubwo nari nkegera, ariko se nari kujyongeye kugira ute. Umwana arabibyukanye mu gitondo, amaze kubibyukana abigeze ati Faburi genda bino uzahindura gutya na gutya ibindi bihindure gutya na gutya. Umwana bamwereka ibyahinduramo nyine akongera akagitekerezaho ukuntu yakihindura. Araza arongera ashasakara agashanja hanze arongera bijyaho, arangije burya mbisubiza tunabijyanye turi kwihuta kuko barambwiye ngo azazane n'umubyeyi we ntibari banze nange sinari mbazi. Tugiye rwa rupapuro ruraduhera, ruduheze burya ngenda nzi ngo urupapuro ndarufite no kumbi rwacomotse sinabimenye rurahera. Tugeze mu nzira rupapuro turarubura, urutwara twima ngo tubanze tumuha amafaranga ntayo nari mfite. Niyo bwari kunyakisha ntabwo nifite muri icyo gitondo. Fabrice aravuga ati tubundi se ko mbizi mu mutwe twigendere. Turagenda tugeze dusanga bavuye mu nama staff mu gitondo, arahagaza abisubiyemo bavuga ati umwana uko bivuga biri mu mutwe gutya se hari ikibazo. Ubwo nyine bamwandikira urupapuro byanditseho neza, barambwira ati mama Fabrice rero wowe genda tegure Fabrice neza, mugurire moviti umusige umukarabye neza cye nyine umwana uzajya kubonana na Madame Jeannette. Naraje nyine ndabikora, maze kubikora umwana arisiga ndamusiga. Igihe kigeze nyine uriya Vice Mayor wariho Madame Claudette araza aramutora baragenda. Hamwe n'Imana maze kugenda nange sigara nsenga ntumve rero Mana hari icyo wavuganye nange reka gutabarwa kwanjye kuve hari uriya mwana agiye. Ndasenga burya mugende kuva gusenga umuntu aramubwira ati yewe ati tereka da ibintu byahindutse, umuhungu wawe yagukijije. Se yagukijije yankijije byagenze gute? Tumve ati ngwino nkwereke. Arafite telefone nini nyine aranyereka, mbona Madame wa President aramuteruye. Ahubwo nibyo nyine hari igihe Imana yabigiye dusoza icyo yavuganye nanjye. Umwana yavuze ko nta kindi yisabiye ko ari kwisabira ishuri ryiza, ko batagira n'ahantu ho kuba, kwibabaha ahantu ho kuba. Ngo rero bamubwiye ko n'abatari bo babibaha, nkaswi wamusingije ari umwana ntago ari babura gukorera igikorwa yifuje. Nyakubahwa Madame Jeannette rwose mve Imana imuha umugisha, yongere imuha umugisha we n'umutware we, izabaho uburambe mu kazi bakomeze batugirire neza nk'uko bangiriye neza. Kandi ikindi kubera ko buriya iyo ufite ubuyobozi bwiza nawe muturage buri mwiza kandi butuye heza. Njyewe bangiriye neza,
babona umwana bakabona ko akwiye kuba ahantu heza. Bamporiki yaraje mu rugo aho hantu twari dutuye, bamwohereje araza nyine asanga dutuye mu matarasi, avugana n'akarere ko bagomba kunyimura aho hantu mu gihe inzu itaraboneka. Baporopoza kugura aho nari ntuye Nyamasheke hanyegereye, wenda bitamvana mu buzima njya mu bundi ntibyakunda. Bo bashaka ikigo wenda cyo umwana kwiga cyiza yifuje, hari Nyamasheke nticyahaboneka, birangira kibonetse hano hepfo. Bamporiki yari yaje mu rugo, mwaraganiriye? Yakubwiye ibiki? Bamporiki nta bintu byinshi twavuganye, yaje kureba nyine ahantu nari mbayeho. Niwe wari noneho watumye muva hariya mwari muri munaza hariya? Wow. Bamporiki ubwo yaraje nyine asanga tuba ahantu hatakoze, hatari heza, tewe n'inko byazatugwa amatafari nyine y'ibyondo. Nuko nyine akarere kemeza ko bagomba kunyimura, ariko muri Nyamasheke ntibyakunda kubera ko kuva Nyamasheke umwana ajya kwiga ino byari kubona bwo biguye. Nuko kunzana hariya nyine wajya kunsanga, yego, kuko hari hafi n'ubundi kimwe nk'ahantu umwana ajya ku ishuri. Mama Fabrice, reka tugushimire, urakoze cyane. N'abandi bantu bose babigize, ibandi bantu bandi umva utabura gushimira, uvuye kuri Imana Jean Paul. Yego, kuri Nduwimana Jean Paul yaje kuzaza mu rugo, nawe azaje kunsura, sanga sinshobotse. Fabrice Imana yarabaye nk'iyazimiye, nta bantu bamumenya, ameze nk'ahatazwi. Ariko aramuzamura amujyana i Kigali, amukoresha ikiganiro kuri radiyo, abantu barongera baramumenya, mbega aramenyekana, wenda amera nk'unayibukije bimwe na bimwe, bigenda neza. Nduwimana Jean Paul rwose Imana nawe izamumugisha ku gikorwa yakoze mu gihe cye. N'ubu ngubu rwose nabishaka azajya dusura, noneho azaza arebe nyine icyo yadusabiye, cyangwa iyibutsa ko yakanguriye Fabrice icyo twagezeho. Ni kare wundi w'Imana azadusure. Ikiganiro azacyumva, ndabizi ubwo nawe azabikore cyane. Reka wundi w'Imana yarakoze, Imana izamuhe umugisha nawe. Reka tugushimire, ubwo turashimira n'abantu bose washimiye, abantu bose babigizemo uruhari, inshuti za Fabrice zose, abakunda uyu muryango. Reka tubashimire cyane. Mama wa Fabrice, ubakora iki? Jewe ndi muri aka kanya nyine, n'ubundi ubuzima nakubwiye ko bukiri bwa bundi. Yego, ariko mfite ibyiringiro ko wenda Imana ishobora kuzagera umuntu yakoreramo akavuga ati wakushyira akanwa hariya cyangwa ugacuruza, ushobora gucuruza. Urabona nk'ahangaha hashyize icyumba nkagicururiza, abantu bino abacururiza ku mbuga bikagenda nta kibazo. Ubu ni nk'ibiki wacururiza hano bikagenda? Wahashinga botike ijyanye n'akabotike kajyanye n'ibyo kurya, uwo muceri, amavuta, mbega ijyanye n'ibiryo. Wajya ubona abantu bakuguriramo hano? Hano baragura neza rwose bivuse, kuko usibye hano ariko hano inyuma hari ingo zegeranye no hepfo, nk'umudugudu. Barahaha neza nta kibazo. Reka twizere ko Imana izabikora. Mama Fabrice yakoze cyane, namwe mwakoze kuduha umwanya wanyu. Reka tubashimire, urugendo rurakomeje.